Yesu nashimwe cyane, Uwiteka Imana atugirire neza kandi Uwiteka abane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo, mwifurije umugisha w'Imana, mwifurije uburinzi bw'Imana aho uri hose, n'ikaze ku gicaniro cy'amasengesho cy'ukwezi kwa cumi, Imana yacu itugirire neza kandi Uwiteka abane natwe mu izina rya Yesu Kristo, turi mu cyumweru cya mbere, turi mu cyumweru cyo kugirirwa neza n'Imana, turi mu cyumweru cyo gusana inkike, Imana yacu nishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, ngo nuko Nehemiya aravuga ngo nimureba ko tumeze nabi, nimuze twubake inkike z'i Yerusalemu, tutagumya kuba igitutsi. Uwiteka Imana nahabwe icyubahiro, natwe niyo mpamvu twashyizeho icyumweru cyo kubaka inkike no gusana igicaniro ndetse no kugarurirwa ubusabane twari dufite hagati yacu n'Imana. Imana iha umugisha umuntu wese twatangiranye, Imana iha umugisha umuntu unyumvise aribwo bwa mbere, haleluya haleluya, ngo abaje mu gitondo n'abaje nimugoroba, Uwiteka Imana yabahembye kimwe. Ushobora kuba utugezeho kuri uyu munsi wa gatanu, ariko humura nawe Imana irakugirira neza, kandi nkwifurije ko inkike zawe zisanwa, Imana itugirire neza kandi Imana ibaha umugisha. Narindi kubaha ikaze kandi nabamenyeshaga ko tugeze ku munsi wa gatanu, dushigaje iminsi ibiri kugira ngo Uwiteka atugirire neza. Icyo twifuza ni kimwe, ni uko netiwaka yacu igaruka. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ejo ku munsi wa kane, Imana yadutandukanije na Loti, Imana yadukuyeho umwuka wa Loti, Imana yadukuyeho umwuka wo kugendana n'abantu tudahuje inyenyeri, tudahuje icyerekezo, abantu badukuyeho amavuta, ariko Uwiteka Imana yadutandukanije n'icyo kintu, kubera ko nacyo ni ikintu kijya kibangamira ubusabane hagati yacu n'Imana. Imana rero iduhana umugisha, tuje ku munsi wa gatanu, tuje gusana inkike, hari ikintu Imana iri bukore, hari ikintu Imana iri bukureho, ndetse hari icyo iri bureme. Imana ibaha umugisha, reka dufatanye gusenga, Imana ize kubana natwe. Uwiteka Mwami wacu, Imana nziza, Imana ishobora byose, uri Data wa twese mwiza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimiye ko ari wowe wabanje kudukunda, ko atari twebwe twabanje kugukunda. Iyo tubanza kugukunda twari kunanirwa, iyo tubanza kugukunda twari kubivamo, ariko ni wowe wabanje kudukunda, ntuhabwe icyubahiro, ngo wadusanze twigaragura mu ivata udukuramo, izina ryawe rihabwe icyubahiro nyaguhora ku ngoma, kubera ko ari wowe wabanje kudukunda. Niyo mpamvu uhora utubereye maso, niyo mpamvu uhora uri hafi yacu, niyo mpamvu uhora uturwanirira, niyo mpamvu uhora utugirira neza. Rebonetaya, ijambo ryawe rirambwira ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni ibyiza si ibibi, kugira ngo mbare mu mutima ibyo muzabona hanyuma. Ushimwe Uwiteka Imana ko ibyo utugambirira hari byiza, nubwo dutambika ibirenge tugatana, ariko Uwiteka Imana ujya utugarura mu rugo. Izina ryawe rishimwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka kuri uyu munsi wa gatanu ugira abo ugarura mu rugo, ugira abo Data wa twese wongera kureshya ndetse no kurarika. Uwiteka Imana Data, reka aho byapfiriye ariho bikirira mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana, reka ukora imirimo, reka ukora ibidasanzwe. Etapifodotaya, ubwo Satani yari yishimye azi yuko yirukanye Adamu na Eva muri Edeni, ariko ubirebye Mwami urababara, ngo ahubwo ufata umwanzuro wo gutanga umwana wawe, ngo kuko wakunze abari mu
isi cyane, byatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Urabacungura mwami data, ni ukuri reka aka kanya data ugira bucungura, reka data abari kure yawe wongere ubigize hafi yawe. Uwiteka mwami, ndagushimye kuri bukize benshi, ndagushimye kuri bubohore benshi, ndagushimye kuri bwubaka ibicaniro, ndagushimye yuko uri busane, ndagushimye ko tuyongeye gusabana nawe. Mwami habwa icyubahiro ko hari icyo ukoze kandi kukuyeho urusika, izina ryawe rishimwe. Data nari ndimo nkwinginga, ndagushimiye kubanye natwe, ndagushimiye ko tukubonye, ndagushimye ko tugarutseho, ndagushimye ko netiwaka zose wongeye kuzisana. Rebone taya, izina ryawe rishimwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami. Ndagushimye data yuko ubanye natwe cyane, ndagushimye data yuko utazadusiga, ndagushimye data yuko utazaduhana, ndagushimye data yuko ukomeje kutubera amaso. Izina ryawe rishimwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami Imana. Ubereye maso abagutegereza bose, kandi Uwiteka mwami, nta muntu n'umwe wagutegereje uzigera akorwa n'isoni. Rabi fodotaya, mwami nushimwe, mwami uhabwa icyubahiro. Data akomeza kutubambira amahema, data akomeza kutugirira neza. Ushimwe Uwiteka mwami, ushimwe ko utubereye maso, ushimwe ko utubereye ku rugamba, ushimwe data ko utazadusiga, ushimwe data ko utazaduhana, ushimwe ko ukomeje kutubambira amahema. Izina ryawe rishimwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uwiteka, tuje kukwinginga mwami ngo inkike zacu wongere uzisane. Data, ubwo Satani yatwishimye hejuru, ariko wongere usane inkike hagati muri twebwe, usane inkike z'ababyeyi, usane inkike ku bagabo, usane inkike ku basore, usane inkike ku bakobwa, usane inkike z'abashumba, usane inkike z'abaririmbyi. Uwiteka mwami Imana, ubwo Satani hari abo yari yishimye hejuru, ariko kubwo gusana inkike Uwiteka hari icyo wakora bigahinduka, izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Amena. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Uyu munsi ni umunsi wa gatanu turi imbere y'Imana, turiho twakira netiwaka bundi bushya, turiho twongera gukorana n'Imana, turiho twongera kumva Imana bundi bushyashya. Kwa kundi twajyaga tuyumva, niko dushaka kongera kumva Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo nuko Pawulo yandikira Abagalatiya mu bice 4, arababaza ngo yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Ariko kubera iki mwatangiranye iby'umwuka, ngo none mukaba mubiherukije iby'umubiri? Uwiteka turengere kandi adutabare. Bene data, ni kenshi dutangirana iby'umwuka, ariko tukazabiherutsa iby'umubiri. Ariko mu izina rya Yesu Kristo twarimo dusenga kugira ngo twe kubiherutsa iby'umubiri, ahubwo uko twatangiranye n'Imana aba ariko tuguma, kandi agatotsi kose kaje hagati yacu n'Imana gakurweho. Vuga ngo gakuweho. Imana ishimwe. Imana ikugaruriye ibihe bya mbere, Imana ikugaruriye ibihe bya kera, Imana ikugiriye neza, Imana irakurengeye. Akira netiwaka, nyenyeri yawe irongeye iratse, Imana ikugiriye neza, Imana ikugarutseho cyane mu izina rya Yesu. Amena. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditswe n'umuhanuzi Habakuki. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Rabine taya, Imana yantambagije inyereka uburyo abantu bajya batakaza netiwaka yayo kubera kutaba mu mwanya yabashyizemo. Imana itugirire neza. Mwene data, reka uyu munsi usubire mu mwanya wavuganiyemo n'Imana, aho Imana yagusize
yagusize niho ishaka kukubona, umwanya yagushyizemo niwe ishaka kubamo. Iyo tutari mu mwanya, Imana Data wa twese ntabwo ibana natwe. Iyo tugiye ahantu itadushaka ntabwo ibana natwe, turayishaka tukayibura. Ariko uyu munsi ndakwifuriza kuba mu mwanya wawe ugomba kubamo. Imana itugirire neza. Ngo umunsi umwe Dawidi yabaye mu mwanya atagomba kubamo, ngo ubwo abagabo bo muri Isiraheli bose bari bagiye kurwana. Aleluya, aleluya. Ngo ariko Dawidi akora ikosa ryo gusigara mu mujyi, ngo nuko kubera ko abagore bose bari bazi ko abagabo badahari bagiye ku rugamba, ngo uwo munsi abagore biyambarira uko bashaka, biyambarira ibitenge mu mabere, biyambarira ubusa bimva, biyambarira uko bashaka kuko bari bazi ko nta mugabo wasigaye mu mujyi. Ngo ariko Dawidi yari yasigaye mu mujyi kandi none yari ari muri etaje. Ngo nuko arangije aratambagira, nibwo yakubitanye n'ikibazo cyo kubona mukawuri. Iyo utari mu mwanya ukubitana n'ibintu bidakwiriye, iyo utari mu mwanya ugomba kuba mukubitana n'akaga. Samusoni yakubitanye n'akaga ko guhura na Delila ubwo yatambagiraga igihugu cy'Ubufilisitiya. Reka nkubwire ngo igihe cyose utari mu mwanya ukubitana n'akaga. Yewe hari akaga twagiye dukubitana nako ko kutaba mu mwanya Imana idushakamo, Imana idushyizemo. Ariko uyu munsi reka ujye mu mwanya Imana igushakamo, Imana ikugirire neza. Ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana abo nibo bana b'Imana. Hari igihe Imana ibigushaka muri korari ariko imva ikakubona mu kabari. Hari igihe ibigushaka mu bushumba ikakubona muri protokole. Hari igihe Imana ibigushaka muri protokole ikakubona mu baririmbyi. Hari igihe Imana ibigushaka mu baririmbyi ikakubona mu bakoropa. Ariko nakankubwire ngo ukwiriye gusubira mu mwanya wawe, ukwiriye kuba mu izamu ryawe, ukwiriye kuba maso, kubera ko Imana ibana n'umuntu uri mu mwanya yamushyizemo, ibana n'umuntu uri mu mwanya imushakamo. Imana ishimwe cyane. Garuka mu cyicaro cyawe, garuka wababaje Imana, garuka mu cyicaro cyawe, garuka wababaje Imana. Ndakwibutsa cyicaro cyawe, hari mu busa, wababaje Imana yawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyu muririmbyi aravuga ngo ndakwibutsa mu cyicaro cyawe, ngo mu mwanya wawe ngo harimo ubusa, ngo ariko wababaje Imana. Reka nkubwire ngo hari igihe mu mwanya wacu habamo ubusa, hari igihe tujya gukora iby'abandi, ibyacu twabisize. Ariko reka nkubwire ngo aka kanya ubwira Imana igusubize mu mwanya wawe. Imana yacu ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Habakuki ibice 2 umurongo wa mbere. Imana ishimwe. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Ijambo riratubwiye ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari, numva icyo ambwira, nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Imana yacu ishimwe. Nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari, numva icyo ambwira, nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Uyu ni umuhanuzi Habakuki yafashe umwanzuro, afata icyemezo, aravuga ngo ngewe nzahagarara hejuru y'umunara. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire ngo nawe ukwiriye guhagarara ku munara, ukwiriye guhagarara ku munara, ukwiriye guhagarara ahantu uziranyeho n'Imana. Ntabwo ugomba kuhakurwa n'amatiku, ntabwo ugomba kuhakurwa n'ibihe, ntabwo ugomba kuhakurwa n'abantu. Reka nkubwire
nkubwire ngo aho Imana igushyize niho igiza kugusanga. Imana ngo yajyaga isura Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni ngo bakumva imirindi yayo bakamenya yuko ije. Hari ahantu Imana ijya ihurira n'umuntu. Haleluya, haleluya. Uwiteka Imana tuyigirire neza. Hari igihe Imana iba ikuziho gufasha, hari igihe iba ikuziho gusura, hari igihe iba ikuziho guhumuriza abantu, hari igihe iba ikuziho gusenga, hari igihe iba ikuziho. Aho hantu niho Imana ihurira nawe, aho hantu niho Imana ikoranira nawe. Ariko iyo ihageze ikakubura, Imana yisubirirayo. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Icyampa ugasubira ahantu wari uziranye n'Imana, icyampa Imana ikahakubona. Uwiteka Imana turengere, Uwiteka Imana tugirire neza. Leta kidomenefoya dotayini enefaya. Icyampa ukibuka uko wahamagawe, icyampa ukibuka aho wahuriraga n'Imana, icyampa ukibuka uko wakoranaga n'Imana, icyampa ukibuka uko wagendanaga n'Imana. Hari ukuntu umuntu yiyambika ukundi kuntu, ariko Imana Data ntabwo ari byo ishaka. Pawulo aravuga ngo wahamagawe adakebwa agume gutyo, wahamagawe akebwe nawe agume gutyo. Ndakwibutsa umuhamagaro wawe, ndakwibutsa uko Imana yaguhamagaye, ndakwibutsa uko wagendanaga n'Imana cyangwa se uko wakoranaga nayo. Hari ukuntu duhinduka, umuntu akavuga ati ngiye mbonye runaka hanura kuriya, nanjye reka mpanure ko. Mbonye runaka abwiriza kuriya, reka mbwirize nkawe. Mbonye aririmba kuriya, reka ndirimbe nkawe. Mbonye akererwa, nanjye nzajya nkererwa. Mbonye atanga kuriya, nanjye niko nzajya ntanga. Ariko reka nkubwire ngo tayaze nemenefo, reka nkubwire ngo Imana irashaka ko uhagarara ku munara wawe. Hari iminara ya MTN, hari iminara ya Tigo, hari iminara ya Airtel. Iyo minara yose bizwi. Iyo ugeze ku munara wa Airtel urawumenya, iyo ugeze ku wa MTN urawumenya. Ntabwo iriya minara ari uko ikorana. Imana ishimwe, ahagarara ku munara wawe, subira mu mwanya wawe. Imana ishimwe cyane. Ngo umunsi ngo hari umuzungu ngo wigeze aza muri Afurika, ngo ahageze ngo nuko ngo yari yaraje muri Afurika, ngo ariko ngo yari yaragize amatsiko yuko bamubwiraga ko muri Afurika ngo habamo abantu birabura. Ngo arangije aravuga ati nzajya muri Afurika ngiye gushaka umukobwa wirabura, uwo nzakunda ariko azaba yirabura niwe nzabana nawe, ngo kuko yakundaga uruhu rw'abirabura. Ngo ahageze rwose ararambagiza, ngo abona umukobwa yumva aramukunze, yari umwirabura. Ngo arangije aramusaba, aramukwa, asubira iwabo i Burayi. Aravuga ati nzagaruka nzanye ikanzu y'ubukwe dukora ubukwe. Ngo yaragiye amara umwaka. Muri uko kumara umwaka, bene Data, ngo abandi bakobwa begera wa mukobwa, ngo baramubwira ngo wa mukobwa we rero, ngo urabona yuko umuzungu yagukunze, ngo ni byiza, ngo ni amahirwe, ngo ariko kugira ngo bigende neza cyane, ngo reka rwose tugushakira amavuta witukuze, ngo umaze ngo use nawe, ngo numara gusa nawe ngo nagaruka ngo azishima cyane. Ngo yewe nubwo yaba yagukundaga ngo azagukunda kurutaho, ngo bizikuba. Imana iturengere. Ngo kuko natwe Satani igidushuka, Imana ikaguhamagara uyikorera gutya, ejo Satani akakuriganya akakubwira ngo bikore gutya, ngo erega ngo genda nka ba runaka, ngo erega ngo bigenze gutya. Nyamara Habakuki aravuze ngo ngewe nzahagarara ku munara, ngo aho ndindirira, aho nziranye n'Imana, aho niho nzahagarara. Ntabwo nzicara, nta nubwo nzaryama, nta nubwo nzajya, ahubwo nzahahagarara. Aho tuziranye niho nzaguma. Imana ishimwe. Muririmbyi araririmba ngo nubu aho wansize mwami niho nyiri, ngo ndacyakurindiye. Imana ishimwe cyane. Tujya tuvaho Imana yadushyize, tujya tuhakurwa n'inama z'abantu, tujya tuhakurwa n'ibihe. Ariko uyu munsi usubire ku munara, kuko nusubira ku munara niho uri bubone netiwaka. Imana yagusangaga mu nzozi, none ubu wihaye kuzajya wirirwa uraguza mu bana b'abantu. Imana yagusuraga mu ijambo, none warabivanze. Imana yaragutumagaho abantu, none hari ukundi kuntu wabigenje. Ariko reka nkubwire ngo subira ku munara. Imana yaguheraga umugisha mu
icya cumi none warabiretse. Imana yaguheraga umugisha mu guca bugufi none warabiretse. Ariko subira ku munara, ngo si uko Imana idakora, ngo ahubwo hari igihe burahikorera. Imana itugirire neza. Reka nkubwire ngo igihe cyarageze, ubukwe buritegurwa. Hari kera ngo nta matelefoni yabagaho, yari amaposita, kwari ukwandika, nta mafoto ntaki, ngo ni uko ubukwe burahaba buritegurwa. Umuzungu aje azanye ya kanzu, agiye kubonabona umukobwa, ngo yari umukobwa nyine. Umugeni arasohoka, umugeni asohotse, asohoka ari kumwe na murumuna we, ngo bari bangana banasa cyane. Ngo noneho umukobwa, umuzungu araza, umuzungu ntiyamenya wa mugeni yarasabye, ahubwo akabona umugeni ni murumuna we, kuko murumuna w'uwo mukobwa ntabwo yarigeze yitukuza, ntiyigeze yihindura, yari akiri uko ari. Naho wa wundi yaritukuje ngo kugira ngo arusheho kuba mwiza. Ariko ngo umuzungu bagiye kubona babona ahisemo wa murumuna we. Imana itugirire neza. Ngo nuko ngo babyeyi be barasakuza batoya ntago ari we, uwawe n'uyu mukuru. Ngo nuko aravuga ati oya, njyewe naje muri Afurika ko nari nshaka umukobwa wirabura, none kandi n'uyu niwe wanjye, niwe nasabye, uyu muri kumpa ntago muzi. Ngo nuko biza kurangira atwaye murumuna we. Wa mukobwa asigara mu marira, asigara ari kuririra mu myotsi. Reka nkubwire ngo nawe Imana nizi igasanga waritukuje, warihinduye, wigize uko utari, wigize uko utahamagawe, wigize ukundi kuntu, mbese usigaye ugenda nka runaka. Umuntu arakubwira ati yewe nawe jya wikerererwa, nawe ntugakore gutya, ntukagire gutya. Erega ibyo ni iby'abaturage, ibyo byavuyeho. Reka nkubwire ngo nta terambere riba mu Mana. Yesu Kristo uko yari cyane uyu munsi niko akiri. Ntabwo Imana ikeneye iterambere, kubera yuko Yesu niwe terambere. Yesu niwe muntu wagendeye hejuru y'amazi. Yesu niwe wahagije abantu 5,000. Yesu niwe wazuye Lazaro. Ni ukuvuga ngo nta terambere Yesu yakenera twebwe twamuzanira, kubera ko niwe terambere. Icyo ashaka ni uko tuguma uko twahamagawe, tugahagarara ku munara. Imana yacu ishimwe cyane. Bene data, ntago turi butinde, reka twisengera Imana. Ariko se wowe uracyari ku munara? Uracyahagaze ku munara? Ko uyu munsi ari umunsi wa 5 wo gusana inkike. Reka nkubwire ngo hari ukuntu watambikiriye, wasengaga saa 9 warabiretse. Reka nkubwire ngo hari ukuntu wajya gufasha abantu, ariko warabiretse. Hari ukuntu wajyaga wiyiriza, ariko warabiretse. Hari ukuntu wajyaga wirinda, ariko warabiretse. Hari ukuntu wajyaga wizera, ariko warabiretse. Ni ukuvuga ngo ahantu Imana ikuzi yaragushatse irakura. Ariko uyu munsi ufata umwanzuro kugira ngo usane inkike, kugira ngo netiwaka yawe igaruke, kugira ngo wongere usabane n'Imana mu buryo bukoroheye. Ndakwifuriza yuko wasubira ku munara, ugasubira mu mwanya Imana ikawukubonamo. Wa mugabo we, subira mu mwanya, subira mu nshingano z'umugabo mu rugo rwawe, wita urugo rwawe, aho niho Imana izaguhera umugisha. Wa mugore we, subira mu nshingano zawe zose, niho Imana izaguhera umugisha. Wa mukobwa we, subira mu kwirinda, subira mu kwihangana, rindira Imana. Ntabwo Imana yakerewe ku buzima bwawe. Imana izakora, humura. Ni ukuri ndakurahiye Imana yo mu ijuru, nuyirindira izakora. Wikwishora mu bandi bakobwa ngo babigenza gutya. Oya, hagarara ku munara. Imana numva, Imana data wa twese ngo ntiruha, ntifashwa, ihora ari Imana. Imana itugire neza, Imana iguha umugisha, Imana ikwiyereke. Numvise Imana imwe ngo uyu munsi wa 5 dusabe gusubira ku munara, dusabe kongera kumva rya jwi ry'Imana, dusabe kongera kuyoborwa n'umwuka. Reka twe kwiyobora, reka twe kwihindura. Imana ibaha umugisha. Mana ndagushimye kubw'ijambo ryawe. Aka kanya data wa twese ndasengera abantu bawe Mwami Imana, duciye bugufi kugira ngo tugire neza kandi tweze mu izina rya Yesu Kristo. Dusanze twaravuye ku munara, dusanze twarabaye nka Dawidi, ntago twabaye mu mwanya. Ariko Uwiteka Imana ngo aho umupira urengeye ngo niho urengurirwa. Reka Mwami Imana imipira yose yarenze mwamuyirengure. Umuntu wese wavuye mu mwanya
abitewe n'impamvu runaka, ndakwinginze ngo iyo mpamvu yose ikurweho. Mwami wanjye, Mana nziza, wakomeje kumbwira yuko ibya kera tutagomba kubyibuka, ibyashize tutagomba kubyitaho. Mwami wanjye, ayo nayo ni amateka agomba gukurwa hakibagirana. Reka abantu basubire mu mwanya, ibirego byose Satani yabaregaga ndabiciye mbikuyeho mu izina rya Yesu. Reka buri wese asubire uko yari ari, uwambaraga umweru yongera wambare, uwari wariyambitse umutuku awukuremo niyongere yambara umweru. Mana, uko waduhamagaye, Mwami Imana Data wa twese, niko dusubiye, niko tubaye. Izina ryawe rishimwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimiye ko ushubije abana bawe mu mwanya, ndagushimiye Data wa twese yuko Data wongeye kuduhereza netiwaka nshya. Ndagushimiye ko Uwiteka Mwami wongeye gukorana natwe. Uwiteka Mwami, ndiho ndabona hari abantu ugiye gukorana nabo bundi bushya. Ndiho ndabona kubwo gusubira mu mwanya hari amasezerano yabo yari ameze nk'ayumye ariko urayuhiye. Uwiteka Imana aravuze ngo yuhiye amasezerano yanyu yari yarumye kubwo kuva mu mwanya, ariko ndabona etapifu, ndabona marayika arimo yuhira, ndabona yuhiye amasezerano, ndabona yuhiye imitima yaratakaje ibyiringiro, ndabona marayika yuhiye agakiza, ndabona yuhiye dotaya enifo dotayini, yuhiye ibihe, akira ibihe bishyashya. Uwiteka Imana atanze guhembuka. Uyu munsi wa gatanu ni umunsi wo guhembuka. Umunsi wa gatanu ni umunsi wo kuva muri konfiziyo. Akira kuva muri konfiziyo. Uri mu mwanya wawe, ntabwo uba muri konfiziyo, ntabwo ubaza ubonye wese ngo bimeze bite, kuko amakuru yose ubu uyafite. Akira kuva muri konfiziyo, subira mu mwanya wawe, aho Imana yavuganiraga nawe, aho yakoraniraga nawe, niho ugomba gusubira. Uwiteka kugirire neza, Uwiteka kwiyereke mu izina rya Yesu Kristo. Umunsi umwe ngo uriya muja wa Sara Hagayi ngo aramutoroka kuko Sara yari amumereye nabi, ngo ariko ageze mu butayu arasenga, ngo Imana iramubwira ngo yewe subira kwa nyokobuja kandi wemere ibyo akugirira byose. Reka dusubire aho tugomba kuba, nubwo twahababarira, nubwo twaharuhira, nubwo twahagorerwa, ariko ni mu mugambi w'Imana, ni ku munara. Imana iguha umugisha wowe usubiye mu munara, kuko umunara wowe ufashe umwanzuro wo gusubira aho wavuganiraga n'Imana, wowe usubiye mu muhamagaro, wowe usubiye mu bushake bw'Imana. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Kwa kundi wakoranaga n'Imana niko igushaka, ntabwo ishaka kuhinduka. Uwiteka aguha umugisha, Uwiteka kurinde. Akira netiwaka kubera ko usubiye ku munara, akira ubwiza bw'Imana, akira kurabagirana, akira gukorana nayo, akira kugendana nayo. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Akira kwakira ibyawe, kubera ko umuntu ari mu mwanya yakira ibyo yakoreye, yakira ibyo yaruhiye, kandi abona umugisha mu gihe gikwiye. Imana ikugirire neza kuko usubiye ku munara. Imana ikurinde. Amina. Imana ibahe umugisha. Ejo ni umunsi wa gatandatu, dusa n'inkike, twakira netiwaka. Uyu ni umunsi wo gusubira mu mwanya, uyu ni umunsi wo gusubira ku munara. Imana ibagirire neza, Imana ibiyereke. Urushye, uremerewe, Imana imubere igisubizo mu izina rya